Hello guys, ubu rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ki ushobora kuganira n'umuntu kuri WhatsApp ariko mudahuje ururimi. Wese wibaza ati umuntu mushobora kuganira kuri WhatsApp mudahuje ururimi gute atutarize. Genda iyi mpamvu ndi hano no kugira ngo nkwereke ukuntu ibintu by'ubwenge byose bikora. Ese mbere yuko dukomeza tukarebera hamwe uburyo ushobora kuganira n'umuntu kuri WhatsApp uvuga icyongereza, uvuga ikinyarwanda, uvuga icyesipanyol, uvuga ikinyarwanda, uvuga ikinyarwanda, ndavuga igiswahili, wabikora gute? Ubwo rero banza making sure yuko wakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Okay guys, rero icyambere turaza twite tujya kuri WhatsApp yacu. Nitwamara kujya kuri WhatsApp yacu turebe wenda ati uyu niwe muntu tugiye kwandikira, sibyo? Uraza rero nko mu bantu bawe bose umuntu ushaka kwandikira, wite ubwo uraza ukandi hano kuri message nkaho ugiye kohereza message umuntu wawe kuri WhatsApp. Nurangiza uhita ukanda hasi, hano hasi kano kantu kambere kari ibumoso wajya kafite nk'utuzu tune, no murahabona hajya ngo ni nk'udutafari tune. Uhita uhakanda gutya, uhita uza muri utu tuntu twanditse hano, muri utu tuntu twanditse hano ushake akanditsemo ngo translator. Uhita ugakandaho. Translator rero murimo murabibona ko hano handitse Kinyarwanda, hirya handitse Icyongereza. Hano Ikinyarwanda reka twandike wenda ati mwaramutse, mwaramutse mwaramutse. Bahita bakubwira ati murate mubibona hano hejuru hasi yandika good morning. Twandika ati umeze ute, umeze ute. Twagiye bahita bakubwira ati hello, how are you. Birimo murabibona ahangaha rero handitse Kinyarwanda, ufite kuhakora nka gutya ugahindura indimi. Nimba wenda ushaka kujya wandika mu Giswahili bikagenda biri mu Cyongereza, birimo murabibona. None ahangaha handitse Icyongereza, ufite kujya ubyandika mu Kinyarwanda bikagenda mu Giheburayi, Igihinde, Igikoma, nimba ari Igikombodiya, nimba ari Igikanada, Igitaliyani, zose murabona ko zikora. Ukajya umuntu akajya agira ngo uzi Icyongereza byahe byo karya. Hari abantu mutunga abazungu kuri za WhatsApp ariko mwabuze ukuntu mwajya muganira. Dore rero ni gutya abantu babikora. Nimuze kugira ngo wenda bakoresheje za AI wapi. Wowe icyo nkusaba kanda subscribe, like, share ndetse nurangiza uhita ukora kukazogera kugira ngo video yose nzajya nkora izajya ikugeraho, kuko ngiye video nkora murimo murabibona ni amavideo y'ubwenge gusa. Ciao ciao, ndabakunda cyane guys.